Bulldog Riderman. Bose nanditse ndabakwa. Bulldog Riderman. Bulldog Riderman. Ariko Riderman ararenze man. Sibyo? Nese kutagiye ki excuse amaye. Riderman ngenda numva na so. Bulldog n'igisumizo. Okay. Bulldog ku mirongo y'ikaze. Njye misima Bulldog. Kubera iki Bulldog? Sha Bulldog nyine. Akaza amakuru yandi mfite yuko Bulldog. Ase nta kintu mfana na Bulldog. Bulldog dupfana yo ubanze ko turapa yatuzimirije iki kubujije imbabonana bunkomereza imitsi. Beach y'umusazi yarizwaga nibiki inyuma yo kwigira umunywi bakayitera agapiki. Real nigga wituzi binavuga iki kinigize kiri real tanitera majeki. Ubwira wumva kabiri nagombera ibiti nkuko nazamwe no kwemerwa ngo nkomera amashyi. Speech yo kuvuga ndayivuga ndi kuki ko nari pretty nta biceri nta na push yipusi. Zibisazi nizo zikura kuki sinshaka kubivuga tutabipfa kandi uri bamwita D-Lock. Bro, biri serious. Urasubiza yego cyangwa hoya? Mani nta bindi. Hari igihe D-Lock yari ameze ute? Urasubiza yego cyangwa hoya? Hari igihe D-Lock yari yishimye. Ashiduka yasomye umukobwa mugenzi we. Yego cyangwa hoya? Umvuko ni ikibazo kimeze. D-Lock ntiyakandika indirimbo. Ari soba. Ntabwo nakandika indirimbo ndi soba. Man. We okay no fata nkaho. Reka nongere kukwifuriza kugubwa neza wowe ukurikiye The Trends 250. Ushobora kudukurikiye kuri page yacu ya Instagram cyangwa hano kuri YouTube hose ni The Trends 250. Ngewe nk'ibisanzwe ngewe muri kumva ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene nyiri mu nganga binahana batatu ya Butamunyita Kaenzo. Uyu munsi ndi kumwe n'umusanikazi ariko byita cyangwa bwita uburaperi kazi. Ntabwo kudurogera kazi. Nushaka kubyongera si byose? Turi kumwe uyu munsi na D-Lock. D-Lock amakuru. Shani fresh nawe. Umeze gute? Gutya man. Nyuma yo gukubita show mu gitaramo cy'abaraperi. Cyakoza nabonye show. Man. Nabonye next superstar. Arayirebye se? 4. Yaba video yaba live. Man nabonye wowe n'undi mu baby. Irasiyo stage ya mbere wari ugiyeho ya Danje. Urebye. Mu gitaramo cy'abaraperi. Ni abaraperi man. Shaka kubihakana ntabwo cyari icy'abaraperi gusa se? Ni icy'abaraperi kabisa. D-Lock umeze gute? Shani fresh ndashima Imana. None se wansuhuje mu buryo bwa gihanzi? Ayo ubanze ko turapa yatuzimirije iki kubujije imbabonana bunkomereza imitsi. Beach y'umusazi yarizwaga nibiki inyuma yo kwigira umunywi bakayitera agapiki. Real nigga wituzi binavuga iki kinigize kiri real tanitera majeki. Ubwira wumva kabiri nagombera ibiti nkuko nazamwe no kwemerwa ngo nkomera amashyi. Speech yo kuvuga ndayivuga ndi kuki ko nari pretty nta biceri nta na push yipusi. Zibisazi nizo zikura kuki sinshaka kubivuga tutabipfa kandi uri bamwita D-Lock ku mirongo ya Danje. Ase niwe wiyandikira indirimbo cyangwa barazikandikira? Tubwo ninde wazinyandikira man. Ibyo bintu byose niwe ubyandikira man. Ibintu byonyine. Byose byonyine. Beach y'umusazi yarizwaga n'iki nyuma yuko yigize no kwigira umunywi bakayitera agapiki. Agapiki ko nagaki bakayitera indamani katuyifata ngo
ariyo yabyiteye nta na pushi y'iki hari ibintu nagiye numvamo ni abakabyaguru kankubaze wemera ko mu Rwanda hakunda kubaho inoza cyane cyane ku mwana w'umukobwa ku basani cyane cyane b'abakobwa wemera ko hakunda kubaho like nk'uko wajya gusaba ubufasha umuntu nka producer wawe cyangwa nk'umudirector urenze akakwaka ruswa y'intoza ibyo bintu wemera ko bibaho mu Rwanda ubona byica iki muri kariyeri y'umuziki w'igitsina gore cyane ko wagenda se bikagenda uko nguko kugira ngo nyine umuntu aguhe support kugira ngo bigasaba ko ubanza no kumutamo ukuntu mbyumva ntabwo ari n'abari abakobwa bose bari willing yuko nyine basabye icyo kintu bakabyemera tu rero kugira mu gihe akomeje kubona biri kugenda gutyo urumva nyine ntihandi uzasanga nyine talent wenda yiwizimye bitewe n'ibyo bintu akavuga ati n'ubundi kanituriza nikorera ibintu biri simple aho kugira bigende gutya nangiza ubuzima bwanjye usanga nyine ibintu ugasanga biranze kabisa bitewe n'intoza byari byakubaho ntabwo birambaye Imana iracyandinze iki bivuze ukahita uzekaza wallahi ntabwo nakubeshya ntabwo birambaho tu ego bamwita Dilak hari utubazo dukeya mfite nshaka kukubaza ni dukeya mani ntabwo dukanganye nizi ko ufite ubwo oya nta kibazo ni dukeya ntabwo dukanganye papa wawe cyangwa mama wawe akubwira iti kuva uyu munsi ntuzongera gukora umuziki ntabwo yabikora nyine mu gitondo ugiye kubona ukuntu arabyutse arabikubwiye Dilak reka hari utubazo dukeya mfite nshaka kukubaza reka mpere kuri iki urumva ni nka producer wawe kumwe umenyeranye n'umuntu ubizi ko akora bya fresh bikunyura ubona ko ari ibintu bizima aramutse akwatse akakubwira ati sha nibitagenda gutya nta kintu tuzongera kuvugana wallahi wabigenza ute wamureka cyangwa wamugakomeza fata gutya akamike namwibarira mwana wamukwama ukavuga uti wapi kambikwame wenda yanagushoreragamo yanakumeneragamo imifungo aya mwana iyo ugeze ku bintu by'ibintu mwana ndabitinya kabisa ntabwo nakweshya uburyo wumva wakemera ukamubwira uti reka wenda nabanzimye tu cyane wenda nk'uko twahuye ntabwo nabura n'undi muntu duhura kagenda akabazo ka kabiri ubyutse mu gitondo papa wawe cyangwa mama wawe akakubwira ati kuva uyu munsi ntabwo nshaka kongera kujya mu bintu by'imiziki birangire kuva uyu munsi ntabwo mbishaka wabyemera cyangwa wabihakana nibo nabibemerera ikintu n'undi bujaji byabayeho mwana byabayeho bitewe nyine n'amasaha natahiragaho nagiye mu bintu nk'ibyo ako narabibemereye ndavuga ati ntaribi ako narabikomeje bise wabyemera ako gakomeza wakahita kumena umutwe oya shapi nusa ari cyo yankora ari muzima mwana ubona hari ahantu ufite igisebe yarabyiyoreye nakusubira yararangiye nyine ibyo ngibyo ari nk'igihe wasanga wenda byaratewe n'umujinya kumwe nyine umuntu agira umujinya ako kanya akahita akubwira iti wapi ibi ntabwo mbishaka hari n'igihe wajya kubona ukabona araje arakubwira iti rero hagati yanjye n'imiziki ugiye guhitamo kimwe foru akakubwira iti njyewe niwongera gusubira mu miziki uzamvira wabigenza ute yaba ngiriye neza kubera iki aya ntago mbizi iyo situation sinzi ko nayisobanura ko nanjye niko nakubwiye byarabaye ariko narayikomeje namwemereye nyine ko nazongera kuyikora ndanga urayikomeza ndayikomeza kankubaze kandi kabazo ni uwuhe muhanzi mu Rwanda ufata nk'uw'ibihe byose
ibihe byose ubwo ni ukuvuga iki? like nyine ari nk'umuhanzi uba uvuga uti uyu muhanzi yaba ari gukora hit yaba atari kuzikora yaba mu bariho yaba mu bapfuye, uyu muhanzi ngiye rwose mu Rwanda mba numva nta wundi wamugira wamuruta. Ibihe byose yego okay nahiye niyo waba umufana nta ribi uvuga uti cyazi uyu muniga. Umuhanzi mbona ngize w'ibihe byose ni Tazi. Tazi Imana imbabarira ariko kubera iki? ndabizi ntabwo ari byo expecting ako ndi busubize ariko ni Tazi ngiye mbona kabisa. Tazi uramuzi se? Hafi hano wanjye byacanze nyine ubwo byacanze wumva iti Tazi ntabwo muzi Imana. Tazi nzamumenya tu wenda ubwo nzamumenya. Wakundana na producer wawe? Dukundana gukunda ko najya mpa gukundana ubwo nandi kumubeshya gukundana nisa ntabwo wowe washiduka wamukunze cyane ubundi uramufana? ndamufana biri aho ngaho ko ntabwo mukunda. Dira giye kukubaza utundi tubazo uzajya usubiza yego cyangwa oya. Ibibazo no gusubiza ibintu bibiri ntabyo bisobanura yego cyangwa oya, sibyo? Hari igihe Dilak yari yishimye ashiduka asomye umukobwa mugenzi we. Bro, biri serious? Urasubiza yego cyangwa oya? Mani nta bindi. Hari igihe Dilak yari ameze ute? Urasubiza yego cyangwa oya? Hari igihe Dilak yari yishimye ashiduka yasomye umukobwa mugenzi we, yego cyangwa oya? Shawapi ni yego cyangwa oya baye? Oya mani. Umukobwa aba yishimye ni ibintu bisanzwe. Ntabwo birambaho kabisa. Nuragusoma se? Ni ibintu bisanzwe abakobwa barabikora. Ntabwo bisanzwe mani. Ntabwo wakishima ngo umakabiza. Njyewe se? Cyangwa we ngakaguhe cyangwa nta nurakaguha? Ntabwo mbizi mani. Ntabwo bizi ko bakaguhaye? Wapi mani, ntabwo birambaho. For sure. Muri kubigize uko bigaragara mani. Ntabwo bigaragara mani. Njye ntabwo ndi ukubeshya tu. Vuga uti wapi ntabwo byabaye. Vuga uti ntabwo ni ukuntu baje kubitekereza. Oya nyine ubwo nimbanje gutekereza kuri icyo kibazo. Ako wapi wa oya? Nagiye wishe. Okay. Katujye ku kindi. Igihe Dilak aheruka kurira byari byatewe n'umwe mu bamufasha imiziki. Ndira njyewe? Amarira kazo. Byari byatewe n'ubamwe mu bagufasha imiziki. Urasubiza yego cyangwa oya? Oya. Igihe rero kirakurira urakibuka? Urakibuka? Digaryaye mbwira nk'umwaka gusa. Atwe suso umwaka ushize sinarize mwana. Agananije ariko ndumva narize ariko ntago amarira yaje cyane. Urubaye iki? Shani ibintu nyine mba numvishe bira yawe ukayiturira. Nkenda kurira ntago nkenda kurira ntago narize. Disakayitaza. Yawe nzi ko abaraperi batajya barira. Bana ndi no kumva indirimbo mani. Indirimbo igatuburira. Bitewe nyine n'ibintu maze kumva nakumva indirimbo bigahita bigenda uko. Kakamindira ikibazo. Dilak yigeze kurizwa n'umuhungu. Umusore. Umuhungu atuma Dilak. For sure ndabyemeye kabisa. Igo. Byagenze bite? Bari bamwe oya man ni umushuti wanjye man ntago ari uko dukundana n'icyo. Baramutemye mu kigo man shanda harize pe. So kubeshya for sure. Amarira araza. Yawe kwifata biranga. Biranga.
ariko rero tuba twumva abaraperi nyine ibintu byose bikimukira mu ngumi nta bintu byo kurira. Njye so bafite imbaraga zo kujya guterana ingumi man. Abaraperi kazi urabo ngira uri kumwe n'umuntu nko muri Stunga akora akantu wumve wamukubita nk'ikintu. Cyazanye kurwana aho nararwanye ariko ntago ari muri Stunga. Ntago byabura ku buraperi. Ikindi kibazo D-Lac ntiyakandika indirimbo ari soba. Ari soba ntago nabasha kwandika indirimbo ndi soba. D-Lac ntarandika indirimbo ari soba. Oya ngiye buri kimba ndi soba. D-Lac ntiyakandika indirimbo ari soba. Nasugo ndagusubiza gute? Oya uguzi oya ikirusubije. Oya nyine bivuze ko mba oya ntago wakandika nyine. Oya wapi mwana. Ntago wakandika. Gusubije yego navuga ati yego ntago nakandika indirimbo ntari soba. Ntari soba cyangwa soba. Umva uko ikibazo kimeze. D-Lac ntiyakandika indirimbo ari soba. Ari soba ntago nakandika indirimbo ndi soba. Man. We okay no fata nkaho buri gihembo ndi soba. Ubwo ndagusubiza iki se? Yego cyangwa oya. Subiza mu kigo ni kimwe muri ibyo. Urasubiza yego cyangwa oya. Siwabyumvisha se? Nyine buri gihembo ndi soba to. Man wowe uri kwica session yino no. Kandi nyine urasubiza yego cyangwa oya nabyo sobanura. D-Lac ntiyakandika indirimbo ari soba. Yego oya. D-Lac ntiyakandika indirimbo ari soba. Biramucanze. Oya si oya se? Reka ngorohereza. Ari ukwandika indirimbo utari soba no kwandika indirimbo uri soba nicyo kikorohera. Kinyorohera nyine buri gihe njye ndi soba. Mba ndi soba buri gihe. For real? Sure. Rero iri kubeshya ari uko. Ntago mba ndi kukubeshya man. Ntabwo nawe urabizi. Yego. Nuko kubyirengagiza. Sure. Bari babarira. Hari ikibazo tumye tsimbuka man. D-Lac akunda inzoga kurusha fanta. Ubu ngubu icyo nagisimbutse. Ngabo ibibazo byose tujye tsimbuka. Byari bingahe? Nka bitatu byose tumye tsimbuka. Kamubaza kandi kantu. Urasubiza yego cyangwa hoya. Kuva 2020 D-Lac ntago arajya muri church. Kuva 2020 ku mwaduka wa corona wa mugani D-Lac ntago arajya mu rusengero. Oya nagiyemo mwana. Reka tureke kubigira ibanga. Uheruka kujya mu rusengero ryari? Sugo biri kure mu kwezi. Ntago nakubwiye gusenga. Njye nakubwiye kujya mu rusengero. Yego kusha mwaka ushize nagiyeyo. Mwaka ushize nyine mu mezi nyine. Sunge se kugenda muri church. Kujya muri church. Kujya gusenga pana kugenda ngo urusengero baye. Kujya gusenga nabwo mwaka ushize ndumva naragiyeyo. Urumva ntago bizireza. Oya nagiyeyo ndandishuba neza ko nagiyeyo. Abanza ibitekerezo. Iri seriye nagiyeyo man. Nagiyeyo man. Nta nubwo ukigera irukira kujyayo. Mwaka ushize kabisa. D-Lac iyo ataza kuba umuhanzi yari kubiki? Ntacyo. Iyo utaza kuba umuhanzi. D-Lac yakunda gutera amarangi. Yarukura umwana akora afite inzozi avuga uti nzaba Kagame, nzaba perezida, nzaba umuganga. Ntabwo mbyibuka ariko numvaga nzaba. Mbese we ntabwo yibuka udashaka kuba umuhanzi? Oya sinzi n'ibyo narakunze kubitekerezaho cyane by'ikintu nzaba to. Nise ubundi kuba umuhanzi byaje gute? Like kubyuka ukumva ko ugomba kurapa
no en fait ukaba umuraperi. Ubundi abakobwa kenshi tuzi ko bakunda kuba like bafite amavoko, bakunda ibintu byo guhogoza, uturirimbo tw'urukundo. N'ubundi nawe nakunda guhogoza. Nakunda kuririmba bisanzwe tu. Bon, akoso kuvuga ngo mbaye umuraperi niga nko mu wa gatatu secondaire ngo dukora crew ngo y'abasista ngo b'abaraperi ngo kuko ngo twabonaga ngo bitandukanye nyine ngo ngare byo bintu ngo bitaba mu Rwanda ubundi. Ni mwaje kuzana itandukaniro. Njyewe akaba ari njye ushyashyana mu bintu mpora nandika, abandi nkabona bo ntago bari kubikiyaringa cyane. Bigezeho nyine baranyongoza ngo ubundi ngo wagiye wikorana wenyine abandi bantu nyine. Ndavuga ngo nkajya nandika ibintu biraho nyine bidafatika biraho. Bo bigeze mu wa kane ngo nari mpinduye ikigo. Ngeze mu wa kane nibwo nabonye inspiration ya mbere yo gukora umuziki, yo gukora nandika nyine hip hop, ariko nyine ntabwo ari hip hop, ntabwo nyine ari hip hop cyane, irimo uburakari bwa danger. Inspiration ya mbere nayikuye ku muprefe nigaga, nuko nyine birangira nyine ndapceto. Yarakubabaje uhita umwandika iki? Yarambabaje birangira ntamwanditse. None se ndashaka ko nsobanurira like ahantu nyine kugira ngo ureke ntuhitemo gukora umuziki nyine umuziki usanzwe, umuziki nk'uyu wabacari nina twabonaga wabamari nyine ibintu byo kuririmba bisanzwe ugahitamo kuba umuraperi. Niki cyatumye utaba umuraperi nyine utaba umuririmba isanzwe ukibera umuraperi, cyangwa n'undi no kuririmba aracyabikora? Ntabwo nabishobora. Oya nyine naririmba nahogoza, sibyo ko ntabwo navuga ngo nyine sinzi, ako urabizi ko nyine abantu benshi abahogoza benshi baba bakunze kwandika ku bintu by'urukundo tu. Njye nta experience mbifiteho rero. Ntabwo guhogoza bisaba kumenya iby'urukundo. Abenshi baba baririmba ibintu by'urukundo man. Abenshi utari kubyumva man. Ushaka ingero z'abantu guha baririmba ibintu by'urukundo kandi badakundana. Ari Inesano. Inesano sinakundana. For real, zarebe ejo bundi ari Inesano man, ntabwo ari ngombwa bishyira hanze kagira man kakundana. Ntabwo umukobwa ugaragara ko aba afite experience man ku rukundo bayifite. Ubu experience yo kwandika fake G. Ukandika goza. No se yagiye kwandika fake G ari uko atagize man, ari uko nyine adakundana bakamubabaza man. We baba baramubabaje. Musi fake G si boro yari gukatira umujama bya dan. Bamubabaje. Sure. Igora. Ndise wera buvurura kubabaza kurya. Fofo. Kurya ituma umwandikiraga fake G karaho hafi. Aho ntabwo nje namukapinga kuriya. Ako nanditse indirimbo y'urukundo ibabaje. D-Lac ni ikihe gihe yigeze kugira akumva umuziki arawanze, akumva umuziki uramugoye nyine, kumva biranze kabisa, kumva sha akumva ibyo bintu reka akumva agiye kubireka? Mwaka ushize. Habaye iki? Hari byari byagenze bite? N'ubukene n'ubundi to, ubukene bwo kubura abantu bagufasha. Ndangije nyine ndavuga ati reka ngiye gusohora EP, iraba ariyo ya mbere n'iya nyuma nyine nitanzamura. Ndahita mbikwama nyine nigire mu byanjye biraho ngaho. Ndangije mbibwiye nyine umuntu ko ngiye gusohora EP, aravuga ati wapi waba ugiye gushya EP zisohora abasitari man. Ndavuga ati ubundi wamugana, sinzi ukuntu nyine nagize inspiration yindi, nari mfite indirimbo niba ari nk'eshatu enye gutyo. Inspiration nkazingahe mpita nandika boro bita muri mind. Nyine buri gihe ndi kwandika numva ibintu biraho, maybe nkumva nyine birarenze kuba ndi kuyandika bitewe n'ibintu ndi kubona nanditse. Tugeze studio, producer man akoze beat, ndavuga ati beat what the fuck man, akora beat, ndavuga ati yo naremewe ubundi nengiye mu beat. Urumva nagiye ngiye mfite intention yo kuvuga ati ndahita mbireka. Yakora beat, ndavuga ati man iyi boro international man. Akoze beat, ndavuga ati sha iyi boro nitatugezayo man, nitangizayo cap
nibwo bwa mbere producer namushyiriye indirimbo mani nkabona nyine bihaye agaciro ukabona yahita nkabona ari guhaguruka ari kujya kumviriza mani njya kora nyine muri mind nyine niyo yanatumye basi hari akantu kiyongera kuko nari isanzwe nkora tu nuko byagenze. Breakthrough y'umuhanzi, kumenyekana k'umuhanzi ntabwo ndamenyekana mani nyine ntabwo nakantu ngiye kukubaza like kumenyekana k'umuhanzi kanguhe nk'urugero nk'umuhanzi ashobora kumara nk'imyaka nk'itatu 5 akora ariko ataramenyekana kandi akora ibintu byiza akazakora nka ball imwe ikahita ituma nyina boosting abantu bakahita bamwita upcoming like amaze nk'imyaka nk'itanu yihiringa mani akora staff za danje zirenze ariko bataramumenya iyo boro yamara kuyikora nyine bakahita bamwita upcoming amaze nk'imyaka nk'ingahe yihiringa. Ese ibyo uba wumva bikwiye ko umuhanzi yakitwa upcoming bigendewe n'igihe ya boostingiye cyangwa biba bigomba kugendera ku gihe nyine yatangiriye akora? simani ikibazo ndumva nari kucyumva fresh like reba nk'imvunu unyuramo nk'ibintu nyine unyuramo urumva ukuntu none umuziki uhenda, icyo ni icyambere ukuntu bigora umucanga ahita yitwa umusitari like na kwitwa umusitari ntabwo abantu bakwita upcoming utaragira nyine batakuzi. Izo ndirimbo zinga bashobora kuzikora uzwi na bakeya ntako nyine iyo boro yindi wayikora itumye boostinga umaze nk'imyaka 5 yose ukora staff imwe ukoze ikahita wenda ikuvanayo. Kwitwa upcoming mari ntacyo bitwaye ariko wenda wakisa underground niyo mabura kindi ya mbere abo yego upcoming nta kintu wumva imyaka yose umaze ukora yoze ko ari abantu bakivuga uti papa cyangwa ni upcoming serious oya papa cyangwa mani ntago ari upcoming ye wabonye ibihembo bya Isango na Muzika Awards narabyumvisha yari nomine mu upcoming man ye noneho sinzi n'indi staff nigiye kubonana niyo Bosco na bamushyize ngo muri upcoming bari igihe cyose amaze akora ntibyakubabaza abandi bari kwitwa bakese best singer harimo nyine abarimo amanomine hari best singer upcoming indirimbo y'umwaka ibintu nk'ibyo we bakahita bamukubita muri noze. Nirumva ku bantu nk'abani yo Bosco na ba papa cyangwe ndibo nanjye byambabaza kuno nyine nyiri upcoming ako si nkanjye mani nongize imana nkajya muri izo nominations niyo wavuga ati best undergrounders byabirenze. Dilak ni iki kintu cyagushimishije mu muziki? Ikintu like cyakubayeho ukavuga uti cyakoze? Nkuko nakubwiye nyuma ya muri mind kabisa music natangiye kumva ko ariyo passion nyine natangiye kumva ko byabirenze to. Ese wahuye ute na Tycoon? Umujama wanjye bita Zi urumva imaze igihe nyine ndi gupanga gusohora iyo boro nyine ako nyine kwa kundura n'abajama muri nk'ahantu nyine muri kwitamo bisanzwe mukagira mugashyiramo nka beat mukagenda mu flowing umujama wita Zi aravuga ati ati man mwana se ko tutari tumuzi bo bigezeho nyine arantu nyine nahoraga nibereye mu rugo biri aho ngaho abarambwiye ati ejo mu gitondo umujama uri aho uri simple nayo ni umuraperi ako yindi kwa kundi bo bafite ama connections menshi nyine bo barangije nyine arambwira ati ejo mu gitondo uzagenda ujya gura uzagenda kwishusho ubone na Tycoon mu kiganiro bita rap ndavuga ati wapi ibyo bintu njye ntabyo nshaka kujyamo ibyo ntabyo najyamo kabisa ntabwo Tycoon si ubundi nindi kumujama ngo ukunda kubaza ibibazo ngo byiki numva nshobora kuba muzi ndavuga ati okima nyine aranje ntago nari bugiye pe siko yambwiye ati hangane man reka ubunebwe n'iki ngezeyo nyine muri rap twari turi abantu 2-3
turakora nanjye nyine ngerwaho Tycoon nyine yumva arabishima anabesha n'umugisha Tycoon urebye niwe watumye nyine ntera tukumenya abakuzi tukumenya for sure Tycoon amagambo nk'abiri kuri Tycoon abiri tujya muri session y'utundi tubazo twiza dukeya dusoze ndekura umwana w'abandi amagambo abiri kuri Tycoon Tycoon mana arabizi ko mwemera tu nyine nuko nta nyine muri iki gihe sinzi nyine niba ari uko sinzi niba ari abantu bose simbizi iyo ubwiye umuntu kumwemera nta kintu kigifatika umuhereza mba numva ngiye bidakwiye nyine bidatwika ntago yabitwika mwana mwibariza utundi tubazo dukeya nzajya mubwira abantu babiri uhitemo hari Bush na Betray kubera iki Betray sha nyine nkunda imirongo irakonyera fo okay hari Young Grace na Oda Pass Young Grace legend mu muziki noneho wa rap Mama Lao sha ndumva nahitamo Young Grace man kubera iki Young Grace uko ari umeze nk'aho n'ubundi ameze nk'aho akiri gukora tu yego nanuze ariko arakora na Oda Pass arakora nyine umara ikizami gikomeye na Oda Pass ariko afite rhymes nziza tu Bulldog Riderman icyo kibazo rero urumva kamubwira okay banza kinsubiza Bulldog Riderman Bulldog Riderman igisubizo uri bunsubizaho leta kivamo ikindi kibazo dushaka titse turekerera pe Bulldog Riderman bose nanditse ndabakwama Bulldog Riderman ariko Riderman ararenze man sibyo nizi kutagiye ki-excuse abaye Riderman ngenda numva na so Bulldog n'igisumizo okay Bulldog ku mirongo y'ikaze ngiye misima Bulldog kubera iki Bulldog sha Bulldog nyine akaza amakuru yandi mfite yuko Bulldog ase nta kintu mpfana na Bulldog dupfana ko turabara page turarapa twese kubera iki sumba uretse Dilak narindi sana afitanye na Bulldog kubera iki niko wakubwiye man oya ntago ariko wambwiye njye mani ndagukurikira sha Bulldog ndagukurikira fo Bulldog nta kintu dupfana man nicyo nkubwiye gute Dilak yisanze kuri stage imwe hoya man ibyo ntabwo byabaye man na Bulldog nta stage nimwe nasanzwe mwereka ifoto ninyikwereka okay nsobanura uko byagenze ibiki genda kwereka ifoto naribi unsobanurire ifoto uri kumwe na Buda ntabwo kuri kumwe n'umuntu bivuga ko mwabaye kuri stage imwe man wasaga nk'umuntu uvuye kuririmba ifoto siri he man genda umwe na Buda yinyereka nari man ninyikwereka man nari nambaye guteze ahantu meruka kiraguha na Buda ni igihe yari afite igitaramo muri arakwa Makuza ko ntabwo niba ifite stage twarahuye bisanzwe tu nyine nk'umuntu kuko yari asanzwe azi ko mufana yari arabizi ko umufana ashobora kuba yari abizi ntabwo mbizi none uri kumwihakana none se gupfana umuntu mani bivuze ko ntacyo dupfana mani Igo sawa naribi Dilak wakoze kubana nanjye shamesi wakoze kabisa
byari byiza kubana nawe amagambo nk'abiri ku bantu bari bakurikiye The Trends. Abiri. Harambe hip hop nyarwanda. Wow, that's what's up.